ntabwo Imana yagushuka, ntabwo Imana yakuroha, ntabwo Imana yakubeshya. Imana yacu ntabwo ari mbi, ariko urashaka ngo ahubwo baguhanurire, ngo bakubwire nakurugira. Urabizi neza, uzikura umunyamanyanga ngo nibaguhanurire ngo Imana ngirakuzamuye, ngiguhaye visa, ngikujyanye mu mahanga. Kumara yiki kujya kuvuga ibinyoma kubera icyo utagira ukuri? Urimo gushaka abahanuzi bajyanye n'irari ryawe. Uyu munsi gira ukuri. Imana yabuze iki? Imana wayiburanye iki? Yirindira uyitegereze. Urashaka baguhanurira amahoro kandi amanyanga ni yose. Wanyweye, wasinze, baguhanurire ngo Imana irakuzamuye, ngo Imana irakuzamuye. Ahubwo nudakizwa neza, Imana ahubwo iragushyira hasi. Ni inzira. Uku ni ukuri. Iyi ni telefone narifite mu ntoki. Uku ni ukuri. Ujye uvugira ukuri kuri telefoni. Ubu ni ubugingo. Ekantike nayo ijyana abantu mu bugingo. Noneho ibi bintu bitatu murimo murabibona: inzira, ukuri, ubugingo. Mu by'ukuri iyi ni inzira imwe, yose iratujyana hehe? Ni inzira itujyana mu bugingo, ariko ni inzira itugeza kuri Yesu neza. None nindamuka mvanyemo uku kuri, murabona byari bitatu, none hasigaye bibiri. Mvanyemo ya telefone, hasigaye iki gitabo, hasigara ni kantike. Telefone yavuyemo ariyo yindi yitwa gukuri, nyivanyemo. Ubu murambwira ngo ko turimo tuvuga ngo turajya mu ijuru, Yesu ni inzira, aha hagiye ubusa. Mu by'ukuri ahantu hagiye ubusa twahashyira ikinyoma. Uvuze ibinyoma ni urugero, harahita hitambika ubusa. Yesu ni inzira, ni kinyoma n'ubugingo. Oya, gira ukuri. Urabona ukuri kwavuyemo. Kandi hari abantu benshi babeshya, ugasanga ndi mu nzira, kandi inzira nubwo irimo naza kikubita hano muri kwa kuri nakuyemo hano, yahise ajya hehe? Mu kinyoma. Ubwo se arava mu kinyoma ajya mu bugingo? Ubu murabona ibintu bishoboka? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka ko umuntu ava atangira inzira akajya mu kinyoma, yamara kujya mu kinyoma akajya mu bugingo. Ntabwo bishoboka. Rero waba wabivanze rwose. Ni ukuvuga ngo birasaba hagarukemo iki kugira ngo ubukomeje inzira? Haragarukamo ukuri. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ubu noneho biruzuye. Yesu ni inzira, ukuri n'ubugingo. None rero abantu b'iki gihe barimo kwiyorohereza, aravanamo icyo bita ukuri, ukura akaguhisha, yarangiza akazana agaterekamo ikinyoma, yamara guterekamo ikinyoma agashaka guhita yinjira mu bugingo, kandi ntabwo byamuhira, ntabwo Yesu yamugeraho. Ntabwo ibi bintu murabona byavamo bakristo, ibi bintu murabona byavamo nshuti z'abarimo kutureba hano. Mu by'ukuri murabona nimba umuntu ashaka kujya mu bugingo, none siri juru yarihabwa nande? Yarihabwa na se wabo, yarihabwa na se, yarihabwa na nyina, kandi ari mu kinyoma. Reka dusome amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 14 ku murongo waho wa mbere. Ibice 14 ku murongo wa mbere haravuga ngo Yesu ni inzira, ukuri n'ubugingo. Cyigisho mfite uyu munsi cyangwa se ijambo Uwiteka nshyize ku mutima, ni amagambo avuga ngo Yesu ni inzira, ukuri n'ubugingo. Nkaba nifuza ko tuganira ku ijambo ukuri. Ukuri kurakiza, ukuri ni kwiza, ukuri kubeshaho, kandi Imana ije guhemba umuntu wese ufite ukuri muri we. Reka dusome rero ijambo ry'Imana avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo abadahari mba mbabwiye ko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati ninjye nzira, ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data atari nge umujyanye. Imana yacu idufashe cyane. Aya ni amagambo umwami Yesu Kristo yabwiraga abigishwa be, ababwira ati ninjye nzira. Yarimo kubarangira inzira, ababwira ati ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Nukuvuga rero ko umuntu udafite ukuri ntago afite Yesu.
umuntu udafite ukuri ntabwo aba afite Yesu. Kuko aya magambo impamvu Yesu yababwiraga abigishwa be, yagira ngo ababwire yuko ari we kuri, yagira ngo ababwire yuko ari we bugingo. Kandi aya magambo ni amagambo akomeye cyane. Ngo nuko Yesu rero arabitegereza abigishwa be, arababwira, harimo ba Petero, harimo ba Yohana, arababwira bose, ba Filipo bariya, arababwira ati nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, mwizere na Yesu. Ati mu rugo rwa Data, ati harimo amazu menshi. Ntabwo yashaka kubereka yayo mu isi, yashaka kubereka amazu yo mu ijuru, mu rugo kwa Data. Haleluya. Amagambo meza umwami Yesu yabwiye abigishwa be. Ndagukomeje mwene Data nshuti y'umusaraba, ngo mu rugo kwa Yesu hari amazu menshi. Ayo yo mu isi arasaza, ayo yo mu isi bahora bavugurura buri munsi, ariko inzu Yesu yubatse, amazu yubakiye abera, ayo ntasaza. Oh haleluya. Tuzaba mu nzu zidasaza, tuzaba mu nzu zitubatswe n'abana b'abantu, tuzaba mu nzu Yesu yateguye kera. Isi, haleluya, haleluya, isi itararemwa, ibyo byarateguwe mu mugambi w'Imana. Hari andi mazu rero turimo guhirimbanira kujyamo. Ariko Yesu arangije arababwira ati ninjye nzira kandi ninjye kuri, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyi minsi ni iminsi igoye nshuti z'umusaraba, ni iminsi iruhanyije, ni iminsi ukuri kubuze mu bantu, ni iminsi abakristo b'iki gihe batagira ukuri. Umukristo ugasanga ni umukristo ariko ntagira ukuri, yahura n'ikigeragezo akavuga ibinyoma kubera ko ukuri kwarakamye muri we, nta Kristo umurimo. Kuko yajya kugira Kristo yagombye kuvugisha ukuri. Mwino minsi ya none rero dukeneye abantu bavuga ukuri benshi, dukeneye ko ivugabutumwa ryacu rishingira ku kuri. Imana iguha ukuri. Haleluya. Imana itanga ukuri mu bakristo, Imana itanga ukuri. Ukuri kurakenewe, ukuri kurakiza, ukuri kubeshaho, ukuri kugutambutsa utari gutambuka. Haleluya. Ukuri ni kwiza. Nuko arangije arababwira ati ninjye nzira kandi ninjye kuri, ninjye nzira kandi ninjye kuri. Kandi arababwira ngo nta yindi nzira, inzira zose abantu barimo bashakisha ntabwo zizabagezayo. Abantu barimo barishakira inzira. Oya, wijya mu bapfumu ngo uzabona inzira. Mu bapfumu nta mahirwe ariyo. Amahirwe ufite no kuba muri Yesu umwana w'Imana. Haleluya. Ndabifuriza kuba muri Yesu umwana w'Imana. Kuko kuba muri Yesu umwana w'Imana biruta cyane kujya mu bapfumu. Kuko abapfumu bakurira amafaranga, abapfumu bakurira utwa ukadutagaguza, ariko iyo wageze muri Kristo niwe uruta abapfumu bose. Haleluya. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo wongera nikomezaho. Ararimba, ndavuga agatero kamwe gusa, yarembye aravuga ngo wongera nikomezaho, nta wundi ni Kristo, reka mubashimire ni aramaza wenyine. Haleluya. Ngo nubwo abisara batunzi Yesu ni umagije, bafite ibyigihe gito aramaza wenyine. Haleluya. Uwonja nikomezaho ni Kristo. Imana ishimwe cyane. Uyu muririmbyi nawe aranejeje, ndamuvuga agace gatoya ngo nubwo abisara abatunzi ndariko Kristo ni umpagije, ngo batunzi by'igihe gitoya, Kristo wacu araduhagije. Haleluya. Ni yamamare Kristo wacu. Ndumva mfashijwe cyane. Reka ngaruke kuri cya cyigisho kuri rya jambo nahawe uyu munsi kugira ngo ndibagaburire. Ijambo rivuga ngo Yesu ni inzira. Titire yaho cyangwa se intego mfite ni ukukubwira ngo umenye ukuri cyaricyo. Ukuri icyaricyo. Ukuri ni Yesu. Tunga Yesu muri wowe. Gira ibyo wimura muri wowe, wimike Yesu. Kandi nutumbira Yesu uzasa nawe, ntabwo yirengagiza umwiyambaje. Iyi ni inzira. Ukuntu ukuri, ukuntu ukuri. Iyi ni telefone nari mfite mu ntoki. Uku ni ukuri. Ujye uvugira ukuri kuri telefoni. Ubu ni ubugingo. Ikantike nayo ijyana abantu mu bugingo. Noneho ibi bintu bitatu murimo murabibona: inzira, ukuri, ubugingo. Mu by'ukuri iyi ni inzira imwe, yose iratujyana hehe? Ni inzira itujyana mu bugingo, ariko ni inzira itugeza kuri Yesu neza. None nindamuka mvanyemo ukuri
murabona byari bitatu none hasigaye bibiri, mvanyemo ya telefone, hasigaye iki gitabo, hasigara ni kantike. Telefone yavuyemo ariyo yindi yitwa Gukuri, nyivanyemo. Ubu murambwira ngo ko turimo tuvuga ngo turajya mu ijuru, Yesu ni inzira, ahagiye ubusa. Mu by'ukuri ahantu hagiye ubusa twahashyira ikinyoma. Uvuze ibinyoma n'urugero, harahita hitambika ubusa. Yesu ni inzira n'ikinyoma n'ubugingo. Oya, gira ukuri. Urabona ukuri kwavuyemo, kandi hari abantu benshi babeshya, ugasanga ndi mu nzira, kandi inzira nubwo irimo naza kikubita hano muri kwa kuri nakuyemo hano, yahise ajya hehe? Mu kinyoma. Ubwo se arava mu kinyoma ajya mu bugingo? Ubu murabona ibintu bishoboka? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka ko umuntu ava atangira inzira akajya mu kinyoma, yamara kujya mu kinyoma akajya mu bugingo. Ntabwo bishoboka. Rero waba wabivanze rwose. Ni ukuvuga ngo birasaba hagarukemo iki kugira ngo ubukomeje inzira? Haragarukamo ukuri. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ubu noneho biruzuye. Yesu ni inzira, ukuri n'ubugingo. None rero abantu b'iki gihe barimo kwiyorohereza, aravanamo icyo bita ukuri, ukuri akaguhisha, yarangiza akazana agaterekamo ikinyoma, yamara guterekamo ikinyoma agashaka guhita yinjira mu bugingo, kandi ntabwo byamuhira, ntabwo Yesu yamugeraho. Ntabwo ibi bintu murabona byavamo bakristo, ibi bintu murabona byavamo nshuti z'abarimo kutureba hano, mu by'ukuri murabona nimba umuntu ashaka kujya mu bugingo, none siri juru yarihabwa nande? Yarihabwa na se wabo, yarihabwa na se, yarihabwa na nyina, kandi ari mu kinyoma. Ntabwo bishoboka. Niba ushaka kugera kuri Yesu neza, dore inzira nakurangiye. Yesu ni inzira, ariyo jambo ry'Imana. Ikindi ukuri nguku nako, iyi telefone nayo yakugeza ku kuri. None ukaza ukitura hehe? Ukitura mu bugingo. Imana yacu dufashe cyane. Haleluya. Dore inzira nakurangiye rero, izindi zose zirakuyobya. Naho ubundi nuramuka ushatse kugira ngo ubivange, urabubyishe cyane. Nuvana mu kuri urashyiramo umupfumu, nuvana mu kuri urashyiramo ububeshyi, nuvana mu kuri kuko urabuteretsemo ikinyoma, nuvana mu kuri urashyiramo ubusambanyi, nuvana mu kuri urashyiramo ubujura, nuvana mu kuri urashyiramo uburiganya, nuvana mu kuri urashyiramo ubuhehesi. Oya, nkundira shuti yanjye, wifata Yesu ngo umuvange. Yesu wacu ntago ari imvange. Yesu wacu aruzuye. Yesu wacu aruzuye. Wifata Yesu ngo umuvange n'ibitavangika. Wivanga amagambo mabi na Yesu. Yesu ntago abikunda, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabihabwa nyuma. Wibesha kugira ngo ukunde uramuke. Oya, ikinyoma wavanyemo kurushyiramo ikinyoma. Ntago umukristo agomba kubeshya. Ntago umukristo agomba kubeshya kugira ngo akunde aramuke. Niba uyu munsi ufite ubukene, ntabwo ariko bizahora. Imana igenda ihindura amateka y'umuntu ku giti cye. Ihanganira ikigeragezo urimo, ariko ugume mu kuri. Nakurangiraga inzira rero yuko Yesu ari we nzira, kandi akaba ari nawe kuri, kandi akaba ari nawe bugingo. Ni ibintu bitatu, ni ubwuzure bw'Imana. Haleluya. Ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nakwifurizaga ubugingo rero. Byaba bibabaje nshuti y'umusaraba, byaba bibabaje warakurikiye Yesu, ariko yaza agasanga nta kurugira, ntabwo wamubona, yasanga uri mu binyoma. Birashoboka ko uri umuririmbyi, ariko ukaba uri umuririmbyi utagira ukuri. Birashoboka ko uri umubwiriza butumwa, ariko ukaba utagira ukuri. Birashoboka ko umwanya ukora uwo ari wo wose. Birashoboka ko uri umupastori, ariko ukaba utagira ukuri. Hirimbanira gushaka ukuri. Ukuri kurakiza. Shaka ukuri, vuga ukuri. Vuga ukuri. Hari abagabo bavuze ukuri, Saduraka, Meshake, Bedenego, bavuze ukuri, babajugunya mu itanura ry'umuriro, ariko Imana yabijyana nabo. Imana yacu ishimwe cyane. Babajugunye mu muriro, Yesu yari yageze mu muriro. Imana ishimwe cyane. Kuki utagira ukuri? Baravuze ngo ntibishoboka twebwe. Imana yacu nidushobora kuyimura ngo tugire ibindi twimika mu mitima yacu. Banga kwimika ibigirwamana. Bari abana b'abahungu bakoze umurimo ukomeye cyane. Haleluya. Bahamije Yesu koko, bahamye ukuri, bemera abapfira ukuri, bemera abazira ukuri, baremera bati nitunapfa ntacyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Babwira Nebukadineza ati Imana dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, ati kandi nayo itadukiza, ati nta mpamvu n'imwe. Haleluya. Ese Imana yabo yarabakijije?
yarabakijije. Ni Imana itari akamana, ni Imana itari sekamana, ni Imana itari ikigirwamana. Yagiye mu muriro, mu by'ukuri bo bageze mu muriro Imana yabo yamaze kugeramo. Gira ukuri rero umukristo mwiza, nuvuga ukuri. Ngikomeje iri jambo ry'ukuri nagira ngo mbaganirize. Aha Filipo ahangaha uwitwaga Toma yabwiye Yesu ati twereke data, ati biraba bihagije. Yesu aramubwira ati ariko Toma, nawe twabanye, nawe nagaburiye imitsima, n'ubu ngubu ntiwari mu by'ukuri yagiye amwereka ibintu byinshi. Arangije aramubwira ati ni nge nzira kandi ni nge kuri kandi ni nge bugingo. Ati rero dore ni nge nzira, nawe uzajya kwa data ntamujyanye. Nuvuge ngo hari ahandi wanyura, reka. Abantu benshi ashobora kukurangira inzira akakuyobya, akakubwira ati tujye mu bapfumu uzabona Yesu. Ntabwo Yesu akorana n'abapfumu, ahubwo abapfumu aje kubahana. Azahana abapfumu, azahana abantu bose. Nujya mu bapfumu azabona isomo, Imana izamukosora. Ntabwo Imana ishaka ngo tuyibangikanye, kuko buri ugiye mu bapfumu ukuruba wakwishe. Imana yacu dufashe cyane. Ushobora kuba kunyumva uri hano uri umupfumu ukavuga uti noneho ni ibiki, ariko nta mupfumu ufite ubwambi bw'Imana. Hari aho musoma Bibiliya ivuga ngo abapfumu, ntaho Bibiliya bivuga. Ariko nshingiye kuri ijambo ry'Imana dusomye ngo Yesu niwe nzira kandi niwe kuri kandi niwe bugingo. Ni ukuvuga ngo ntabwo Yesu azajyana abasambanyi, kirazira. Ntabwo Yesu azajyana abarozi, kirazira. Nta juru ry'abarozi rihari. Ntabwo twaje kubaciraho iteka, ariko kora ibyiza ugifite uburyo, kora ibyiza ugihumeka, kora ibyiza Imana ikikureba, kuko igihe cyawe ni iki kugira ngo Imana ikubone mu kuri. Shaka ukuri, emera uvuga ukuri, bwiriza ukuri, emera vuga ukuri kurakiza kandi ukuri kubeshaho. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo mu by'ukuri turwanye Satani nawe azaduhunga. Nutarwanya Satani ntabwo azaguhunga utamurwanyije. Fata igihe cyo kumenya intwaro Satani akoresha, kuko Satani intwaro ye ni ukuguteza ibyaha, ni ukugushyira mu mitego, ni ukugushyira mu byaha. Kandi ibyaha bigira ingaruka, ibyaha bigira ingaruka. Iyo ukoze icyaha ingaruka zigera ku mwana wawe. Iyo ukoze icyaha kiragukurikirana. Irinde icyaha mu Kristo wamenye Imana. Mu idini ritari rimwe, mu matorero yose nimumenye Imana. Imana irashaka yuko muyimenya, kuko yaravuze ngo nanjye nzamanuka mbane namwe. Bana n'Imana rero kuruta kwiringira ibyo mwisi ntukabyiringire, kuko kwiringira Imana nibyo byonyine bizima. None se nuwamukubeshye kugira ngo ukunde ubone indamu, ukaza mu by'ukuri, ukaza ukanshuka, ukambwira uti nguriza 100 nzabiguha, ejo mu gitondo ukaburagiye, twahura ugatangira kunkwepa, ntumbwire n'impamvu nyambuye. Oya, vugisha ukuri, vuga uti ndwanaho, aho nzayabonera nzayaguha, nakugira ubuntu aguhera ubuntu, ariko wisigara uri mu ideni. Ejo utangira umuhige no ku ideni rye, umuhige usange mubaye abanzi kubera kutagira ukuri. Wamubwiye ikinyoma, waramubwiye ngo uzayamuha, ariko ntiwayamuhaye. Ahubwo aho kugira ngo uyamuhe akubereye iki? Umuhinduye umwanzi, kandi yaguhaye amafaranga yiwe, kandi yakoze ku mufuka wiwe. None ijambo ry'Imana tubwira ngo rero Yesu niwe nzira kandi niwe kuri. Vugisha ukuri. Niba uri mu munideni, genda umubwire uti rwose amafaranga narayahize, narayabuze mwene data, mbabarira, ndimo ndayashakisha. Ariko witangira no kumuharabika uvuga uti dore uriya ibi kandi yakugurije iki? Amafaranga yiwe. Tugikomeje rero kwiri jambo Yesu ni nzira, ukuri, ubugingo. Iri jambo umwuka w'Imana yarinzaniye cyane. Umwuka w'Imana yarinshizemo. Mu by'ukuri niba uri umuririmbyi utagira ukuri, uraririmba iki? Uraririmba ninde uzaguha ijuru? Ninde? Ijuru ni so wanyu uzariguha. Uraririmba iki utagira ukuri? Ni nyoko wanyu uzaritanga. Ijuru ni ryera, rizajyamo abejejwe. Ijuru rizajyamo abejejwe. Ese kuki urimo kuvanga ibintu? Wivanga ibintu. Vuga ukuri, kandi ukuri kurakiza, kandi ukuri niko kuzakujyana mu ijuru. Ngira ngo mwamaze kubona icyigisho nabaye nk'ubigisha ngo Yesu niwe nzira. Naberetse ijambo ry'Imana, mbereka iyi telefone nari mfite ukuri, mu by'ukuri mbereka no mu bugingo. Ariko ni wamaze gukura Yesu mu mutima wawe, warangiye. Reba Yesu nawe ukirimo, reba Yesu wamaze kumukuramo. Ubuse kuvanyemo telefone mwe ibintu bitatu, urabona hano hadasigaye ubusa.
Gomaze gukuramo ukuri, kuki utagira ukuri wa mugabo we, kuki utagira ukuri wa mubyeyi we, kuki utagira ukuri wa mwana we, kuki utagira ukuri? Uyu munsi nagutumweho ngo nkubwire ngo gira ukuri, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo ugira ukuri. Mu by'ukuri inshuti yanjye mwene data, niba warakijijwe Yesu akagukura mu byaha, akagukuzaho amaboko akomeye, akakuvana iriya, akakuvana iyo ngiyo, akakuvana iyo wari uruhiye, akakuvana mu businzi, akakuvana mu busambanyi, akakuvana mu bujura, akakuvana mu ibyo byaha byose, kuki uri gusubirayo? Kuki utagira ukuri? Hemeza kimwe, fata ukuri kugenderemo. Niba koko mu by'ukuri waravuye iriya ukavuga uti njyewe nari nduhijwe, naranywaga ngasinda bakankubita, none nageze muri Yesu, none Yesu yarambwiye ati reka ibi ngibi, gira ibyo ureka kugira ngo ugire ibindi babizima muri wowe. Niba warakijijwe koko, tuzi yuko umuntu wakijijwe hari ibintu areka. Iyo batwita ngo nabarokore, bariya nabarokore, hari icyo uba wararokowemo. Mu by'ukuri ukavuga uti njyewe nanywaga inzoga nyinshi, nkanywa inzoga nyinshi, nkanywa za kanyanga, nkanywa za byeri, none Yesu yangezemo. None se kuki waretse ibyo byose ukabusigaye ubinywa wihishe? Oya, vuga ukuri, va mu ibyo bintu usigaye ubamo. Nukubera iki? Mu by'ukuri uzagenda ujye hariya unywa inzoga, unywa ibigage, unywa usinde rwose, ariko nurangiza uze muri korari, ariko nubwo pastor atakubonye, ariko Imana yo yagize gute? Yakubonye. Imana ntahihishwa, Imana irareba, Imana iritegereza. None se ubwo ukuri ufite nukuhe? Ese abandi bazarebera kuki? Uzababwira ngo warakijijwe? Urabeshya. Nta muntu ukizwa abivangavanga. Umuntu w'umunazi, nta muntu ukorera Imana ugomba kunywa ibisindisha. None wowe urimo urabinywa, warangiza ukaza mu rusengero. Ese iyo Mana uvuga urayizi? Ntabwo Imana ibangikanywa, wayibangikanyije n'ibindi. Oya, reka maramaza. Nabaha nk'urugero njyewe ubwanjye, njyewe ubari imbere naranywaga ngasinda, ariko Yesu yangiriye ubuntu, inzoga ndayireka, maze kuyireka ndakizwa neza neza neza. Ndavuga ni inzoga ntabwo nzongera kuyinywa, kuko narayinywaga mu by'ukuri nkabona ntabwo iri kunkoresha ibintu byiza, nkabona itangiye gutuma nsinda, nkakora ibitari byiza. Nubwo na bya birebire nakoraga biremereye, ariko namaraga kunywa inzoga maze gusinda, ntabwo wabaga wanze imbere, nabaga nagukubita. Urumva rero inzoga ko yaneraga urugomo, Yesu angirira neza ndayireka, ubu sinanayinywa. Ndakumenyesha ko na ya bitobe yahiye sinshobora kuyinywa, yandi bita imisembeba. Ariko wowe uranywa umusembeba ukaza gusenga, wowe uranywa rukanyagi shege ukaza gusenga, wowe uranywa izi nzoga zose zikomeye, urirugunywa rwose nta kibazo, ugasinda, uranywa kamboca, uranywa za suruduwiri, uranywa n'amazina menshi, kandi ukaza ugasenga. Hoya, mu by'ukuri fata kimwe, genda ujye kubinywera iriya, ariko wiza kutuvangira. Wivangira itorero rya Kristo, wivangira abanyamasengesho, wivangira abantu basenga. Ese ubwo Imana izakwiyereka ite urimo kubivangavanga kandi ufite ibyo ukora mu murimo w'Imana? Mesa rumwe. Niba ukorera Imana, korera Imana. Wivanga, Imana ntago ishaka ibintu bivanze, kuko iyo bivanze uba wabyishe. Umukristo muzima ugasanga yanyweye, ugasanga hariya yasinze, Bibiliya ntibyemera. Bibiliya ivuga ko nta munaziri w'Imana ugomba kunywa ibisindisha. Ese umwuka uzawuzura ute? Kandi uzuzura umwuka wuzura n'ibisindisha, uzuzura umwuka uvange n'ibyo bintu byose. Mesa rumwe, kuko Yesu arashaka neza kumukorera, kandi afite gahunda nziza yo kuguha ubugingo. Ngwino rero, kuko ijambo riravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndagira gute? Muze munsange ndabaruhura. Uracyarushye mwene data, uracyarushye, uruhiye iyo ngiyo, uruhiye mu bapfumu, uruhiye iyo ngiyo, uruhiye mu byaha. Ariko icyazanye Yesu ni ukugira ngo akuruhure, ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ngikomeje ntabwo njya kure y'ijambo, ndacyari ku ijambo ukuri. Kuki utagira ukuri mwene data? Kuki utagira ukuri mushiki wanjye? Kuki utagira ukuri mwene data? Kuki ijambo ririmo riratubwira ngo vuga ukuri, nushaka ukuzire, ukuri kurakiza. Ese ngo ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza? Ntawe. Ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde? Ntawe. Ntabwo Imana yagushuka, ntabwo Imana yakuroha, ntabwo Imana yakubeshya. Imana yacu ntabwo ari mbi, ariko urashaka ngo ahubwo baguhanurire, ngo bakubwire. Nakurugira urabizi neza, uzi ko umunyamanyanga, ngo nibaguhanurire ngo Imana ngirakuzamuye, ngiguhaye visa, ngikujyanye mu mahanga. Kumara yiki kujya kuvuga y'ibinyoma?
kubera icyo utagira ukuri urimo gushaka abahanuzi bajyanye n'irari ryawe uyu munsi gira ukuri Imana yabuze iki Imana wayiburanye iki girindira uyitegereze urashaka baguhanurira amahoro kandi amanyangani yose wanyweye wasinze baguhanurire ngo Imana irakuzamuye ahubwo nudakizwa neza Imana ahubwo iragushyira hasi kuko ntabwo Imana ikorana n'abanyamanyanga vuga ukuri uzakuzire ngikomeje rero shakisha uburyo muri wowe ugira ukuri wifata ibintu by'Imana ngo bivange Imana ntago ari imvange ntago ivangavanze wifata ibintu by'Imana ngo bivange gira ukuri muri wowe wivuga ngo warakijijwe kandi hari ibintu umuntu aba yararokoweho ukavuga ngo ngende umurokore nanywaga inzoga narasindaga narasambanaga nari umujura ibyo byose tujya dutanga ubuhamya iyo umuntu yabikoze atanga ubuhamya uretse ko mu by'ukuri nshimira Imana ngewe ntago ibyo nabitangamo ubuhamya ngo narasambanaga kuko nta nibyo nigeze kandi iyo umuntu azi ikintu arakivuga ariko ndashaka kugaruka kuri kariya kantu gatoya abantu bamwe no minsi kuko biriya tubwira ngo hazabaho gushukwashukwa bayobejwe n'abigisha banyuranye bakurikiye indamu zabo mu by'ukuri nibyo byantu uzasanga umuntu nk'uyu wa wundi wanyweye agasinda akabivanga n'umurimo w'Imana akaza muri korari rwose neza ahaza ikigage agifigije kigera mu muhogo akaza agatangira kubwira dirija ati turaririmba iyi ngiyi ni ikibazo wanyweye barana mu by'ukuri ashobora kuba banabizi kunywa ariko umenye neza ukuri kwakuvuyemo ntabwo ugifite ukuri ahubwo ufite ibindi wimitse mu mutima wawe wimitsemo ubwo businzi kandi ntabwo ushobora kuba umunaziri w'Imana ni ukuvuga ngo rero mwino minsi abantu dukeneye abakristo bari kubwiza abandi ukuri none se kuje kuririmba ngo izakoze isoni izo ndyarya ziyoberanya mu itorero ngo gusenga barasenga ngo no kuririmba bakaririmba kandi nawe uri muri bo ariko tujya dutera ivuga ngo izakoze isoni izo ndyarya ziyoberanya mu itorero gusenga barasenga no kuririmba bakaririmba ariko wari uri hahandi hamwe pastor atarari wari uri ku kigage wari uri ku muvinya ngo bawita umuvinya wari uri ku muvinya wanyweye jisho ryatukuye uraje urarimbye ngo izakoze isoni izo ndyarya ese izo ndyarya urumva utarimo izo ndyarya urumva utarimo urahaze uranywe urasinze urangije uje kuvuga ngo Imana izakoze isoni izo ndyarya ziyoberanya mu itorero ntabwo itorero ry'Imana rero uko umubitekereza siko biri ntabwo ari mu isoko ntabwo Imana izagumya kubangikanywa n'ibyo bintu wimitse muri wowe by'ibigirwamana niyo mpamvu irimo kukurehereza kwihana ihane vuba ngwino muri Yesu ngwino inyuma ni habi reka nkomeze kwira ijambo rero ndakumenyesha neza rwose hari igihe uririmbana n'abaririmbyi ndetse bakumva wanyweye ariko bakabura aho bahera bakubaza batariko shakira kisiki ugatangira kubwira abantu ngo nyweye ka divayi ngo ni ka divayi ngo nyweye ahantu kandi wanyweye umuvinya wanyweye wasinze wanyweye kamboca wasinze wanyweye za nzoga zikomeye rwose urahaze ntawe ukubujije kubinywa n'uburenganzira bwawe pe ntabwo babikubujije ariko wigaruka kubeshya abantu ubabwira ko wabyihanye kandi uri mu kubinywa ahubwo wagenda ugasanga abandi mukabisangira noneho ukava mu murongo wo kuvuga ngo nge narakijijwe kandi uri kubeshya dore ku ijambo hano ryatubwiye mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 ku murongo wa 18 haravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Haleluya. Ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Imana yacishimwe cyane. Haleluya. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe hari imibabaro, hari ibintu tureka kubwo gukurikira Kristo, hari ibintu tuvamo, hari ibintu duhunga, hari ibintu dukwepa mu by'ukuri kubwo gukurikira Kristo. Paulo yaravuze ngo ibyarindamuye yabifashe nk'igihombo kubwo gutunga Kristo. Ndetse arangije aravuga ngo ndetse ni nk'amase, aravuga ngo namase bya bindi byarindamu ziwe, hari ibintu yabonaga arindamu ziwe. Nawe umaze gukizwa rero Bibiliya iratubwira neza cyane ngiyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngaba ari icyaremwe gishya, ngo ibya kera byose yabigize gute biba bishize.
ngo dore byose babibaye bite, babibaye bishya. None kuki bya kera bidashira muri wowe? Kuki bidashira? Waje kwihana urembejwe n'ubusambanyi, ariko ugeze mu nzu y'Imana ubigumamo. Waje kwihana urembejwe n'ubusinzi, none waje mu nzu y'Imana ubigumamo. Waje kwihana urembejwe n'ubujura, none mu nzu y'Imana ubirimo. Mu nzu y'Imana nta urangara, barashyira hasi telefone ukabura yirashye. Bite byawe mwene data, hindukira, menya Yesu. Yesu arashaka yuko umumenya. None se ubwo urumva niba bimeze gutya utajya mu nzu y'Imana, ngabadiyakoni nibaramuka bahumirije basange telefone iragiye, basanga ufite igikapu kiragiye, kandi mu kandi kanya tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Uzajya mu ijuru kureba bariyo, uzajyanwa nande? Umva, mu ijuru nta biturire, nta giturire uzatanga ngo kunde ujye mu ijuru. Imana yacu reka da, ninde umva. Mu by'ukuri ndakumenyesha, hari igihe tuzongera tukaganira ku ijambo urubanza. Ni ukuvuga ngo urubanza ruzaza, Kristo azaza ngo acire imanza. Mu by'ukuri naza kugucira urubanza rw'ibyaha wakoze, uzahungira he? Icyo ni ikindi cyigisho nzabaganiriza cy'urubanza, ariko uyu munsi ndacyari ku ijambo rivuga ukuri. Gira ukuri. Imana ifashe umunsi Imana yongeye kuntegura. Nibaza yuko ibi ngibi mbibabwira, njyewe mu by'ukuri ngira impano nziza. Imana yanshizemo impano nziza. Njyewe ndi kubwiriza mba ndimo no kumva n'ijwi ry'Imana, ariko ndakumenyesha ko ijwi ry'Imana ririmo kungeraho, ririmo kumbwira neza cyane ngo hindukira, ngo Yesu agutegeye amaboko, kandi Yesu arashaka kuguha umugisha. Ntabwo intego ya Yesu ari ukukugirira nabi, ntabwo icyazanye Yesu ari ukukugirira nabi. Oya, humura, numugarukira, humura, uraza mu bana be, kandi nukuri nugaruka nawe uraba umugarukiye, aragushyira mu rubyaro rwa Aburahamu. Ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugeranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'iki b'Imana. Haleluya. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe, imibabaro izashira. Urumva ko nkiri kwiga jambo likubwira ngo ihanganire iyo mibabaro, ihanganire ubwo bushumeri, ihangane kuba udafite akazi, suko Imana yakabuze, ahubwo isaha yayo ntabwo yari yagera. Imibabaro ni ukuvuga ngo ni imibabaro misha y'abari muri Kristo Yesu. None se washaka guhora mu mibabaro ishaje, ba mu mibabaro mishya y'abari muri Kristo Yesu, kuko uri muri Kristo Yesu urageragezwa. Iyo uri muri Kristo Yesu ntago wabura ibigeragezo. Niba udashaka ibigeragezo, ubwo ni ukuvuga ngo urashaka kuba muri yasi navugaga abera barimo kwitegura kujyamo. Iyo si tujyamo rero, nababwiye ko nta mugore wawe uzakuramo inda, nta tungo rizaramburura, nta rupfu ruzagerayo, nta gupfusha, nta kurira, nta mwijuru tuzajyamo n'iryera gusa, kandi rizajyamo abanesheje. Nesha rero mwene data, kandi numara kunesha umenye ko Imana igufiteho umugambi mwiza. Imana igufitiye umugambi, Imana iragukunda, Imana ikwitayeho. Wivuga ngo Imana yaranyibagiwe, ahubwo si Imana yakwibagirwa ukaba ukiriho. Ese Imana yakureka ukaba watambutse bikemera? Ese waba ugenda bikemera? Oya, humura, Imana igufiteho umugambi. Hari impamvu Imana yakurinze, hari impamvu Imana ikikurinze, iragira ngo mwine minsi isigaye uyikorere neza, kandi nayo izaguhemba. Mu by'ukuri tugikomeje aho hepfo mu gitabo cy'Abaroma ibice 8, iyo ukomeje gatoya ku murongo waho wa 30, haravuga ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Imana yacu ishimwe cyane. Ukwiye kugira ubwiza rero, ukwiriye mu by'ukuri kumva ko mubo yatsindishirije nawe urimo. Ni ukubera iki uhora wumva ko Imana utatsindishirijwe, ukajya gushaka indi mana hirya, ukajya gushaka imana zitavuga, ukajya gushaka imana zidakora? Umuntu akavina akagenda akajya guhanuza ngo reka nje mu cyumbi runaka ngo nje kumva iby'Imana imvugaho. Ese iby'Imana ikuvuga wowe ntiwiyizi? Ntabwo wiyizi. Ngo ndagiye guhanuza, ukagenda ugahanuza, ugahura n'umuhanuzi akagupfunyikira ikibiribiri,
tumva uko Uwiteka avuze ati Uwiteka arambwiye ngo aguhaye visa, ngo Uwiteka kujyanye muri Amerika, Uwiteka kujyanye muri Canada, Uwiteka kujyanye muri Australia. Arakujyana yo kumara iki? Arakujyana yo ngujyane y'iki? Ujyane y'ubwo busambanyi bwawe, ujyane y'ubwo bujura bwawe, ujyane y'ayo magambo yawe, ujyane yo izo nzangano zawe. Ubwo nyine ugatuvuga wahura na mwene so, Imana ishimwe wamenya amakuru bamanuriye sha mu minsi mike ndabanuriye indege. Naho ugiye ngewe ndakumva, reka ngukurireho. Naho ugiye nutihana ibyaha ngo umaramaze, urimo gutinza isezerano ryawe. Nutihana ibyaha ngo umaramaze, ntabwo rizasohora, ntabwo rizasohora. Ntabwo Imana ikorana n'ibyaha ngo bamanurire ukagenda ukajya hariya. Rero muri minsi abahanuzi nabo baravanze. Ntabwo nsenya abahanuzi, nanjye ndi umuhanuzi, ariko muri minsi abahanuzi nabo baravangiwe. Ukumva umuhanuzi araje atumva ko Imana imbwiye, ati Imana irambwiye ngo koga ni kanaka ngo kwanuza. Imana irateranya, Imana ivuga izina, Imana ivuga amateshwa nkayo. Imana yaguteranya n'umuntu kugira ngo imubwiye ngo ni ukoga. Ntabwo Imana ikora umusivire nk'ubwo ngubwo. Imana yacu ni ingabo, Imana yacu ni ingabo idukingira, Imana yacu igira ukuri. Urumva rero niba watangiye kugenda mu binyoma wavuye mu kuri. Nibyo mpamvu biri tubwira ngo nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakunde bagira imitima yagize gute, yabaye akahebwe. Imana igireka abantu rwose, ukagenda ukajya mu bahanuzi b'ibinyoma bakaguhanurira ibintu ukabitegereza ko bizasohora, ukabika amahuri. Wari wabona inkoko yabundikiriye amahuri, amahuri ntashobora kuvamo umushwi. Mwigeze mubona amahuri avamo umushwi? Ugasanga umuntu yabitse ibintu nk'ibyo muri we, ugasanga umuntu Imana yarambwiye, Imana yarambwiye. Reka injyanya hana ikujyana hehe? Kusigaye mu isi hubwo ukaba kabarore. Nudakizwa ngo umaramaze, ngewe nkubwire ijwi ry'Imana ndimo numva rimo rirambwira ngo ugiye kuba kabarore. Uzagaragara muri korali uririmbamo, uzagaragara muri paruwase, uzagaragara neza. Imana igiye kugushyira ku karubanda. Hungira muri Yesu, kuko ari we mwana w'Imana kandi ari we ufite urufunguzo rwa byose. Mu by'ukuri iri jambo riravuga ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye. Ese warihamagaye cyangwa ni Imana yaguhamagaye? Ese koko Imana yaba yaraguhamagaye ukanga mwene so? Imana yaba yaraguhamagaye nugira ukuri? Imana yaba yaraguhamagaye mu by'ukuri nukundane, ukagira abo ukunda ukagira nabo udakunda, utwo dukipe ukumva runaka ni wamuvugisha. Ariko ndakumenyesha neza, udakunda mwene se ntago yamenye Imana. Udakunda mwene se, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiyayimenye. Umuntu udakunda mwene se na azacirwaho iteka. Udakunda mwene se nta buturo mu ijuru afiteyo. Mu by'ukuri bagira ngo mu by'ukuri ngiye kurangiza iri jambo na nabateguriye, ariko nkumva ko twasoreza kw'iri jambo ry'Imana tunakomeza dusenga Imana kugira ngo ribafashe kandi ribakomeze muri urugendo. Ni amagambo ari mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana, ibyahishuwe Yohana ni igitabo ibice byaho 22 ku murongo waho wa 12. Aravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamasa ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo, binjire mu rurembo, binjire muri rwa rurembo. Hepfo gato akavuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Mana yacu dufashe cyane. Aya magambo ni ngiye gusorezaho kugira ngo mwene data agufashe muri urugendo. Mu by'ukuri dusomye ijambo rivuga ngo aya ni amagambo Yohana yarimo ari kubwirwa ngo nabwira abantu yuko umwami Yesu aza vuba. Ngo dore ndaza vuba, aravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Ese ingororano zawe ni izihe? Ngo kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ngo ninjye Alufa, ninjye tangiriro, ni nanjye herezo.
mu by'ukuri ko watangije agakiza ukaba ugiye gusoza nabi, watangiye neza ugiye gusoza nabi, watangiye neza ugiye gusoza nabi. Uyu munsi Imana igufashe mwene data, kuko ijambo riratubwiye ngo ni ukuri hahirwa abamesa ibishura byabo. Ntabwo nzi ibishura byawe ukuntu wabimeshe, ntabwo nzi ukuntu witeguye, ntabwo nzi ukuntu uhagaze mwino minsi, ariko umwuka wera w'Imana arimo kumbwira neza yuko udahagaze neza. Umwuka wera w'Imana arimo kumbwira neza ko watandukiriye ukava mu ijambo ry'Imana, ukaba warinjiye mu binyoma. Hindukira ngwino ujye mu kuri, hindukira ngwino ushaka Yesu bigishoboka ko abonwa. Mwambaza akiri bugufi ngo umunyabyaha nareke ingeso ze, ngo mugarukire Imana yacu, ngo nayo iratugirira ibambe, ngo kandi izatubabarira. Imana yacu ishimwe cyane. Mu by'ukuri iki gitabo cy'ibyahishuwe Yohana kiramfasha cyane. Mu ukuri iki gitabo cyaramfashije muri urugendo ngo hahirwa abamesa ibishura byabo. Ese ibishura byawe warabimeshe? Ese ibishura byawe ni hariho ibyaha, ni hariho ibizinga, ni hariho ibibazo? Mu by'ukuri shaka ukuntu ugira uburyo wiyeza, shaka uburyo ugira uburyo witunganya, shaka uburyo ugira uburyo ushakisha neza iby'Imana ishaka kandi ukora iby'Imana ikunda. Gitabo cy'Abaheburayo mu bice byaho ndumva ari 12 ibyo ari byo byose kiravuga ngo mugire umwete. Ku murongo waho wa 6 kiravuga ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, ngo kuko utejerwa atazabona iki? Umwami Imana. Ese warejejwe? Ndaguhamagarira kwezwa, kandi n'ukuri Uwiteka agufitiye ibintu byiza, kandi n'ukuri Uwiteka agufitiyeho gahunda. Naho ngewe nabwo nakuzaniye bwa butumwa bumbwira ngo ninkubwire ngira kuzamuye, ngiguhaye visa, ngikugejeje kure, ahubwo banza wihane. Kandi icyo umwuka nshyizeho nicyo nkubwira, n'ukuri ndakumenyesha. Mu by'ukuri si uko tudasenga Imana, si uko tudasengera abantu ngo bakire. Ushobora kuba ufite ibyifuzo byinshi, ndaza kuguha nimero za telefone ngo ufashe gusenga Imana, kuko niwo muhamagaro wanjye. Ngewe umuhamagaro wanjye ni ugusengera abantu, kandi benshi Imana yagiye basubiza. Ariko ubanze uce bugufi, ugira ukuri, wihane. Nsengera umuntu namanje kumenya neza ko afite ukuri, akambwira icyifuzo cye, mwumva ko nta manyanga kirimo, kandi iyo ngisengeye ndahamya ko Uwiteka cyumva kandi akagisubiza. Nkumva rero mu by'ukuri ngiye gusoza, ariko ubanze utekereze neza. Ijambo ndangirijeho ndakubwiye ngo ugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro. Shuti yanjye muvandimwe, shuti y'umusaraba, naguhamagariraga uyu munsi kugira ngo ukore iby'Imana ishima, kandi utandukanye, uvane ibishimwa mu bigawa, kugira ngo uhinduke akanwa k'Imana ibashe kugukoresha, ikugira akantu, mbese ikunyuremo, ikugira umugende, ikunyuremo, ikugira umuyoboro, ikunyuremo ugeze amazi ku basaraye. Ariko uyu munsi nakumenyeshaga ngo wera imbuto zikwiriye abihanye, kandi n'ukuri nkubwire Yesu wacu agiye kuza, kandi azaza. Bose bazamubona, abamusuzuguye bazamubona, abamwubashye bazamubona, kandi Yesu wacu azanye ingororano zo guhemba abamukoreye. Nkagira ngo rero ngiye gusubikira hano iri jambo ry'Imana Uwiteka yashyize ku mutima wanjye. Mu by'ukuri ndagira ngo mbahe nomero za telefone, ariko nizere ko ari amagambo nayo mwayasomye neza. Ari yandangirijeho yo mu gitabo Abaheburayo, mu gitabo cy'Abaheburayo ntago bavuga neza uru rwandiko rw'Abaheburayo, ntago bajya bakunda kuvuga warwanditse. Bamwe bavuga ko rwanditswe na Pawulo gutyo, ariko Abaheburayo rwose ari amagambo 12. Reka dusoreze kuri ijambo igitabo Abaheburayo ibice byaho 12 ku murongo waho wa 14. Ibundi nindangiza dusoze. Aravuga ngo mugire umwete wo kwezwa, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Imana yacu dufashe cyane. Niri jambo nasorezagaho, mugire umwete
gira umwete mwene data, gira umwete wo gusenga, gira umwete wo kuba maso, gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, muri karitsiye ubane n'abana amahoro, imbere aho ukorera ubane n'abana amahoro, mu kazi ukora abana n'abana amahoro, kuko nutagira umwete n'akazi kawe Yesu agiye kugaruka. Narinje ndimbuzi nkuburira, Yesu agarutse guhemba abamukoreye, kandi Yesu wacu naramukaje ni ukuvuga ngo ibintu ni bibiri, n'abanyabyaha bazahanwa, kandi aje guhemba no gutanga ingororano. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Reka mbahe nomero zanjye za telefone kugira ngo mubashe kuzimenya kandi mubashe no kuzikurikirana. Ni 0772148086. Reka nsubiremo, ni 0772148086.